Shimishijwe no kubamenyesha ko uyu munsi nujuje imyaka 4 nkaba ntangiye umwaka wa gatanu kuva ntangiye umurimo wa politiki. Hashize imyaka 4 nsezeye ku murimo w'itangazamakuru, itaramakuru, umurimo umuntu akora abaza abaturage ibibazo byabo, akabitangaza uko bimubwiye nuko nawe abyumva. Ubu natangiye noneho ndi ku ruhande rw'abashakira ibisubizo ibyo bibazo by'abaturage. Umurimo nawe ushimishije. Nkaba mboneyeho nari nkumaze imyaka 25. Nkaba mboneyeho kwibutsa abanyamakuru itangazamakuru n'urwego rwunganira demokarasi n'ubutabera. Nimukore rero iyo mwabaga abanyamakuru, ejo nimwe muzabazwa ibyo muceceka n'ibyo muvuga nabi uyu munsi. Shimishijwe rero no kongera gutumira abanyarwanda mwese aho muri mu mpande z'u Rwanda kwifatanya nanjye mumpagararira mu turere n'imirenge mutuyemo mu Rwanda no mu mahanga, mungezaho inama, munamfasha kuvugira abaturage kugira ngo abayobozi b'igihugu cyacu basoze inshingano mwabahaye neza. Ku ruhande rwanjye murabizi ko nta shyaka mbarizwamo, niyo mpamvu nzagerageza kuba nk'umusifuzi, nk'umuhuza kugira ngo umurimo wa politiki wacu i Rwanda ukorwe mu mucyo. Nifuza u Rwanda nk'igihugu cy'amahoro, igihugu cy'ubwisanzure, igihugu kirengera ubuzima bw'abaturage, igihugu kigendera ku mategeko, igihugu gikunda umurimo, igihugu cy'iterambere rya bose n'ubukungu busaranganije, igihugu kibereye Afurika umurwa n'ihuriro ry'amahanga. Uyu mwaka rero muragije Imana izabimfashemo. Murakoze.